mateka y'u Rwanda rwongeye kwiyubaka. Izina Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, rihora rijyana n'amagambo akomeye arimo ubushobozi, ubuyobozi bukomeye, icyubahiro n'umutekano udasanzwe. Si umuyobozi usanzwe, ahubwo ni ikimenyetso cy'igihugu cyihagazeho, gifite icyerekezo n'ubushobozi bwo kwirinda no kurinda ejo hazaza hacyo mu buryo bwitondewe kandi bufite ireme. Uko Perezida Kagame arinzwe n'uko afatwa bigaragaza icyubahiro gihambaye gihabwa umukuru w'igihugu, ariko bigakorwa mu bwenge no mu mutuzo, hatarimo kwiyerekana cyangwa gutera ubwoba abaturage. Umutekano ugaragara nk'ubakiye ku bunyangamugayo, ubunyamwuga n'indangagaciro z'igihugu, aho kuba nk'igikorwa cyo kwerekana imbaraga gusa. Aho ibi bituma umutekano we uba uw'icyerekezo, si mu Rwanda gusa ahubwo ni ku rwego mpuzamahanga. Ikidasanzwe kurushaho ni uko nubwo ari umuyobozi ufite inshingano zikomeye kandi ufite uburemere mu miyoborere y'igihugu, Perezida Kagame ntagira umutekano umushyira hejuru cyangwa umutandukanye n'abaturage, ahubwo akunze kugaragara ari kumwe n'abaturage, abaganiriza, abumva kandi abatega amatwi. Mu gihe umutekano uba wubatswe mu buryo buhamye, butuje kandi bufite ubwenge bwinshi, ibi bigaragaza ko umutekano nyakuri udaturuka ku mbunda n'imodoka nyinshi gusa, ahubwo kuturuka ku bwizerane bw'abaturage no ku cyubahiro cy'ubuyobozi n'uko igihugu kiyobowe. Umutekano wa Perezida Kagame ni ishusho y'igihugu cyizeye ejo hazaza hacyo, igihugu gifite inzego zikomeye, zitekereza kure kandi zikorana mu buryo buhamye. Ni umutekano wubakiye ku myitozo ihoraho, kumenya aho igihugu kigeze n'aho kigana, ndetse no ku bushobozi bwo gukumira ibishobora kubangamira ituze ry'igihugu mbere y'uko bigera ku rwego rwo kuba byagaragara. Ni muri urwo rwego abantu benshi bakomeje gutangarira no kwibaza ku bintu bidasanzwe byihariye biranga umutekano wa Perezida Paul Kagame, ari nabyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cya none. Ni ibintu bitavugwa nk'amabanga ya tekinike, ariko bitanga ishusho rusange y'uburyo u Rwanda rwubatse umutekano w'umukuru w'igihugu mu bwitonzi no mu bushishozi, mu cyubahiro no mu bwenge butangaje. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Njye bugiye kubana ni JD, ikaze mwese. Mureke twihuse dutangire turebere hamwe ibintu bitanu bidasanzwe biranga umutekano wa Perezida Paul Kagame. Ikintu cya mbere cyihariye kidasanzwe ku mutekano wa Perezida Paul Kagame ni uko umutekano ushingiye ku myitozo n'indangagaciro, atari ku mbunda gusa. Ikihariye ushingira cyane ku myitwarire, discipline n'indangagaciro z'abashinzwe umutekano, aho kwishingikiriza ku bikoresho by'intambara gusa. Abarinda umutekano wa Perezida Kagame bigishwa kubaha abaturage, kwitonda no kwirinda kwerekana imbaraga mu buryo budakenewe. Nk'uko mbivuze, umutekano wa Perezida Paul Kagame ntiwubakiye ku mbunda ziremereye n'igitutu kigaragara, ahubwo wubakiye ku myitozo ikomeye, indangagaciro z'ikirenga n'ubunyamwuga buhanitse. Abarinzi umukuru w'igihugu baba barabanje kubakwa mu mitekerereze no mu myitwarire. Banigishwa ko kurinda umukuru w'igihugu atari ugutera ubwoba, ahubwo ari ugukora inshingano mu bwitonzi, mu mutuzo no mu bwenge buhambaye cyane. Iyo myitozo ituma buri wese abaza inshingano ze neza, agatekereza mbere yo gukora, akamenya igihe cyo kwitonda n'igihe cyo gufata icyemezo gikwiye. Niyo mpamvu umutekano wa Perezida Paul Kagame ugaragara nk'utuje, uhamye kandi wizewe, utarimo akajagari cyangwa kwiyerekana bidafite umumaro. Ibi bigaragaza ko imbaraga nyakuri z'uwo mutekano zitari mu by'amaso abona, ahubwo ziri mu mitima n'ubwenge bw'abashinzwe kumurinda. Abantu bubaha igihugu, bubaha ubuyobozi, kandi bazi ko icyubahiro cy'umukuru w'igihugu ari icy'igihugu cyose. Ni umutekano wubakiye ku ndangagaciro, ugashimangirwa n'imyitozo, ugatanga isomo rikomeye ko ubwenge burusha imbaraga n'umwuga ukarusha intwaro. Ikintu cya kabiri kidasanzwe mu kurinda umutekano wa Perezida Paul Kagame ni ukwegereza abaturage nk'igice cy'umutekano. Mu miyoborere ya Perezida Paul Kagame, kwegereza abaturage si umuco gusa, ahubwo ni ingamba y'umutekano ikomeye. Uko agaragara mu baturage, aganira nabo, akabumva kandi akabegera nta rwitwazo, byerekana ko umutekano nyakuri utava ku nkombe z'imbunda gusa, ahubwo kuva ku bwizerane bw'ubuyobozi n'abayoborwa. Iyo umuyobozi afitanye umubano w'ukuri n'abaturage, umutekano uriyubaka ubwawo. Abaturage baba ijisho rye, bakaba ijwi rye, bakaba n'urukuta rumurinda.
Niyo mpamvu Perezida Kagame ashobora kwitabira ibikorwa rusange, inama n'ingendo zo mu gihugu hose ari mu mutuzo no mu cyizere, ukaba ari hagati y'abantu bamwumva kandi bamwizera. Ubu buryo bwo kwiyegereza abaturage butuma umutekano w'uba ugaragara cyane ariko wumvikana, utabangamira ubuzima rusange bw'abaturage kandi utamushyira hejuru yabo, ahubwo bigaragaza ko umuyobozi yizewe n'abaturage bizewe n'umuyobozi wabo. Ubu buryo buruta umutekano wakubakwa n'inkuta z'ibikoresho bikomeye by'amasasu n'imbunda. Ni muri urwo rwego kwiyegereza abaturage kuri Perezida Paul Kagame bihinduka inkingi ikomeye y'umutekano, ahubwo bukagira imizi mu bwizerane, mu cyubahiro no mu bumwe bw'igihugu. Tugere ku cya gatatu umutekano ushingiraho, nuko umutekano uba wubakiye ku makuru rusange no ku bushobozi. Umutekano wa Perezida Paul Kagame wubakiye cyane ku makuru asesenguwe neza no ku bushobozi burenze kuri by'amaso abona. Si umutekano utekereza ku kibazo kigaragara, ahubwo ni umutekano utekereza mbere, ukamenya icyerekezo cy'ibintu, ukabisoma bitarafata isura y'akaga. Aha niho ubuyobozi bukomeye n'ubwenge bw'inzego bihurira, bigatanga ituze ridashingiye ku bwoba, ahubwo ku kumenya no gusobanukirwa, bikaba ari byo biza imbere. Ibimukikije ntibifatwa nk'impanuka, ahubwo bisuzumwa mu buryo bwagutse, harebwa uko igihugu gihagaze, uko abaturage babayeho n'uko isi iri kugenda ihinduka. Ibi bituma umutekano uba wubakiye ku bumenyi, ku gutuza no ku gufata imyanzuro ishingiye ku makuru, aho gushingira ku mbaraga z'ako kanya. Ni umutekano udasakuza, utigaragaza cyane, ariko uhora uri maso, wumva, usesengura kandi ugashyira ku murongo ibintu byose mu bwitonzi bukomeye cyane. Ibi bigaragaza ko kurinda umukuru w'igihugu atari ugukingira umuntu umwe gusa, ahubwo ni ukurinda icyerekezo cy'igihugu binyuze mu bushobozi n'ubwenge bwimbitse. Tugere ku kintu cya kane, nuko kwirinda kwigaragaza nk'uri hejuru y'abandi ari imwe mu ntwari ikoresha mu kurinda umukuru w'igihugu. Ubu buryo bwo kwirinda kwigaragaza nk'uri hejuru y'abandi bwabaye inkingi mu micungire y'umutekano wa Perezida Kagame, mu mitekerereze ya politike n'imiyoborere. Kwiyoroshya no kutigaragaza nk'uri hejuru y'abandi bishobora kugira uruhare runini mu gucunga umutekano w'umuyobozi w'igihugu, cyane cyane mu rwego rw'imibanire n'imyumvire ya rubanda. Aha hari ingingo eshanu zumvikana neza zigiye kukumvisha neza ibi bintu ndi kukubwira. Icya mbere ni uko kugabanya icyubahiro kiri hagati y'umuyobozi n'abaturage ari imwe mu nkingi ya mwamba mu mutekano wa Perezida. Iyo umuyobozi agaragara nk'uwegereye abaturage, ntibamufata nk'utandukanye nabo cyangwa nk'umwanzi. Ibi bigabanya urwango, ishyari n'imyumvire yo kurwanya ubutegetsi ishobora kuvuka iyo umuyobozi yigaragaje nk'uri hejuru y'abandi bose. Icya kabiri ni ukubaka icyizere n'ubwumvikane. Kwigaragaza nk'umuntu wicisha bugufi bituma abaturage bumva ko umuyobozi ari umukozi wabo, atari umwami cyangwa umunyagitugu. Icyizere n'ubwumvikane ni inkingi z'ingenzi mu mutekano, kuko abaturage baba bafatanyabikorwa mu kuwurinda aho kuwuhungabanya. Icya gatatu ni ukugabanya impamvu z'amakimbirane. Abayobozi biyerekana nk'inkingi za mwamba mu kurwanya abashobora guhungabanya ituze n'umutekano, aribyo bishobora kuvamo ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Kwirinda iyo myitwarire bifasha kugabanya impamvu zatuma abaturage batekereza ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Icya kane ni ugukomeza isura y'ubuyobozi bushingiye ku nshingano. Iyo umuyobozi agaragaza ko ubuyobozi bwe bushingiye ku nshingano aho kuba bushingiye ku gikundiro, ibi bituma ibikorwa by'umutekano byubakwa ku rwego rwa sisiteme n'amategeko aho kuba bishingiye ku gutinya umuntu umwe. Icya gatanu ni umutekano uva mu mutima w'abaturage. Mu by'ukuri umutekano urambye ntushingira gusa ku basirikare cyangwa inzego z'umutekano, ahubwo uva no mu myumvire y'abaturage. Kwiyoroshya k'umuyobozi bituma abaturage ubwabo baba urukuta rumurinda. Mu buryo rusange, kwirinda kwigaragaza nk'uri hejuru y'abandi ni politike y'imiyoborere igamije kugabanya amakimbirane, kongera icyizere no kubaka umutekano ushingiye ku bumwe bw'abaturage aho gushingira gusa ku mbaraga z'umutekano. Tugere ku kintu cya nyuma umutekano wa Perezida ushingiraho. Aha turasanga ko haba hari ubufatanye bw'inzego butagaragara ariko bukomeye, guhuza amakuru hagati y'inzego zitandukanye, harimo inzego z'umutekano z'igisirikare, iza polisi ndetse n'iz'ibiro by'umutekano. Izo nzego zose zishobora guhanahana amakuru mu buryo butagaragara, buryo nta muntu umwe cyangwa ruswa ishobora guhungabanya gahunda yateguwe. Ibi bituma habaho kwitegura hakiri kare ku byago bishobora guturuka imbere cyangwa hanze y'igihugu. Aha habaho uburyo bwo gukorera hamwe mu buryo bwihariye aribwo bita covert cooperation. Ubufatanye bw'inzego butagaragara butuma habaho ubushobozi bwo gukemura ibibazo mu ibanga,
kugira ngo bidateza urujijo mu baturage. Aha kandi habaho uburyo bwo kugenzura amakuru rusange n'imyumvire y'abaturage, aho inzego zitandukanye zishobora gukorana mu buryo bwihariye kugira ngo amateka, itangazamakuru n'ubushakashatsi butangirire mu murongo ugaragaza umutekano n'icyizere ku buyobozi. Ibi bigira uruhare mu gukomeza icyizere cy'abaturage no kugabanya impamvu zishobora guteza umutekano muke. Ubundi buryo aha nubwo kwiyubakira ubushobozi bw'inzego z'umutekano, aho ubufatanye butagaragara bumenyesha inzego z'umutekano, aho kongera ibikorwa, aho kugabanya, kandi bugahuza ingamba mu buryo bwihariye. Ibi bituma habaho gushyira mu bikorwa gahunda zihuriweho nta gusenya cyangwa kudahuza hagati y'izo nzego. Kurinda ibanga ni ingamba ku mutekano w'umuyobozi w'umukuru w'igihugu. Ibi bikorwa ku bufatanye butagaragara bufasha kudashyira ku karubanda imbaraga z'umutekano, bityo umuyobozi agahorana ubushobozi bwo gukora cyane neza kubera umutekano uhamye ahorana. Ndakeka iby'ibanze abenshi bakomeje gutangarira no kwibaza ku bintu bidasanzwe byihariye biranga umutekano wa Perezida Paul Kagame babisobanukiwe. Ni nuko twasoza icyegeranyo cyacu, mboneraho kubifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guhaha ndetse no kuronka, kiruta byose muhorana Imana, ubukire ndetse n'amafaranga. Njye mwabanye na JD, iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye.